Empire TV. Hello guys, ndabasuhuje mwebwe mukomeje gukurikirana Case Empire TV, mushimira nawe wakoze subscribe hano kuri Case Empire TV. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubereka ukuntu phone yawe wayisigira umwanya. Hari ukuntu umuntu aba akigura telefone ikiri na nshya, direct ukimara gushyiramo email ugasanga phone yise yuzura kandi nta n'ikintu kirajyaho. Rero ngiye kukwereka ese ni gute wagira free space your storage of your phone. Mbere na mbere twihuse turahita tuze kuri Play Store. Turahita tuza kuri Play Store. Ngira ngo Play Store mwese muri kuyibona. Tukimara kuhagera tuhita tuyikandaho. Tukimara kwinjiramo imbere urahita uza hano kuri profile picture yawe. Aha hejuru kuri profile picture yawe tuhakande. Tukimara kuhakanda tuhita tuza kuri manage apps and device. Na ahangaha kuri manage apps and device tuhakande. Tukigeramo imbere urahita uza hano kuri manage uhakande. Ukimara gukanda kuri manage device urabona hano handitse this device cyangwa wowe haraza kuba handitse installed. Urahita uza hano ukande muri this device. Ukimara kuhakanda urahita ukanda kuri aka gafresh. Ukimara kugakanda turahita twebwe tuza hano handitse kuri not installed. Turahita tuhakanda. Ukimara kubona turategereza yes. Ukimara kugeramo hano urabona izi ni za application zose uba waragiye westara muri telefone yawe, wazikorera uninstall ntizigende zikagumamo ukagira ngo zavuyemo kandi ziba zikirimo. Urabona njyewe ni nyinshi cyane zagiye zitwara space. Urabona izi ni nyinshi cyane nagiye downloadinga. Izi zose nizo nagiye downloadinga ariko ugasanga zikurira space kandi n'ubundi utagira gute utakizikoresha. Ibi bituma telefone ishobora kuba yabikora gakeya, yagenda gahoro cyane, ariko iyo wazikuyemo phone ihita